Muraho neza bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze. Abantu benshi nabonye bakomeje kugenda bambaza bati ese iyo miti ya sciatica ni iyihe, twayigurira hehe mu Rwanda? Uyu munsi reka mbasobanurire neza mu buryo burambuye ariko nanababwire n'ukuri. Iyi miti ikoreshwa kuri sciatic igabanya ububabare ariko nanone ntabwo ari yo miti ivura ububabare bwo mu itako bumanuka bukagera mu kirenge burundu cyangwa se abenshi bakunze kwita sciatique. Niba wifuza kumva ukuri ku miti uko ikoreshwa n'icyagufasha kurusha kuyinywa gusa, reba iyi video yose ndaza no kukubwira aho ushobora kuyikura mu gihe uyikeneye. Mbere na mbere nk'uko twanabibonye mu zindi video zacu zitandukanye, sciatica ni ububabare buterwa n'umwakura wa sciatic nerve iyo wakanzwe cyangwa se wabangamiwe. Uyu ni umwakura uba uturuka mu mugongo ukamanuka mu itako ndetse ukagera no mu kuguru. Niyo mpamvu iyo wakanzwe cyangwa se ukabangamirwa, ubu bubabare butangirira mu mugongo wo hasi cyangwa se mu itako ukamanuka mu kuguru bukajyana no gutwikwa, gutitira ndetse no kunanirwa, hakaba hazamo n'ibinya. Nayo mpamvu rero ukunda kubyumva, ukaba wabyumvira mu itako ndetse ukaba wabyumvira no mu birenge. Ni ngombwa rero ko ububabare ubwumva kuko ntabwo ububabare nyine buba bworoshye nk'ubundi wenda wabugereranya. Niyo mpamvu abantu benshi barwaye sciatica ntabwo bakunze kubiyoberwa. Iyo birwaye akenshi tubimenya bitewe n'uko ububabare nyine butandukanye n'ubusanzwe. Kuki abantu rero benshi bahita bihutira gushaka imiti? Impamvu nyinshi zituma abantu bashaka imiti burya ni ukubera ko ubu bubabare nyine buba bukabije, buba buri hejuru cyane. Ikindi nanone hari abatinya yuko bwaba ari indwara ikomeye. Ikindi kandi abantu baba bakeneye no gukomeza akazi, niyo mpamvu baba bashaka imiti iri buze guhita ibakiza. Gusa ikibazo ni uko benshi bafata imiti batamenye neza icyo ikora n'icyo itari bubashe gukora. Burya imiti yose ntabwo ari imiti ibereye yo kugukiza indwara yose ngo ikire burundu. Imiti iratandukanye. Hari imiti ishobora kukugabanyiriza ububabare, hari imiti ishobora kugenda ikagabanya ibingibi kugira ngo bitiyongera mu mubiri. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ubwoko bw'imiti ikoreshwa cyane kuri ubu burwayi bwa sciatica. Harimo ibyiciro bigeze kuri 4 ngira ngo ngarukeho. Nk'icyiciro cya mbere kirimo imiti igabanya ububabare rusange izwi nka painkillers. Iyi ni imiti ikoreshwa iyo ububabare cyane ari buke cyangwa se ari bwo bukiza ari bushya nta gihe wari wabumarana. Ikindi nyine byumvikana ko buba butaramara igihe kirekire. Iyi miti ikunda gukoreshwa cyane usanga ari paracetamol, ibuprofen, diclofenac. Iyi ngiyi niyo urebye ikunda gukoreshwa cyane. Icyitonderwa gusa gikomeye kuri iyi miti, ntabwo ivura nyine impamvu nyirizina yateye sciatica nk'uko mba nabisobanuye ndetse mba nabigarutseho muri video zitandukanye. Ikindi nanone kuyifata igihe kirekire byangiza igifu ndetse n'impyiko. Ni nayo mpamvu itagomba gufatwa nk'umuti w'igihe kirekire. Ugomba kuyifata nyine by'igihe gitoya ubundi ukageraho ukayihagarika. Indi miti iri mu cyiciro cya kabiri ni imiti igabanya kubyimbirwa k'umwakura cyangwa se iyo nakwita anti-inflammatory drugs. Iyo sciatica burya iterwa no kubyimbirwa k'umwakura, abaganga bashobora gutanga imiti yitwa non-steroid anti-inflammatory drugs. Iyi ni imiti noneho igabanya kubyimbirwa kwa wa mwakura. Urumva iyo bigabanutse bwa bubabare wari ufite buragabanuka. Rimwe na rimwe rero hari n'igihe usanga batera inshinge mu bitaro bigiye bitandukanye. Iyi miti rero navuga ko igabanya kubyimbirwa, ikindi kandi nanone ikanagabanya ububabare by'igihe gitoya. Icyitonderwa aha ngaha ugomba kumenya, ntabwo ukwiriye gufata izi nshinge ngo uzitere kuko byagutera ibindi bibazo. Bisaba nyine ko ari muganga uba wabigizemo uruhare kugira ngo ube wafata iyo miti, kuko agomba kuba yagusuzumye azi niba iyo miti ikenewe cyangwa se azi niba ari izo nshinge zikenewe. Ikindi kintu cya gatatu by'umwihariko kuri ubu bwoko bw'iyi miti, aho hakoreshwa imiti igenewe ububabare bw'imitsi cyangwa se ububabare nyine bw'imyakura izwi nka nerve pain medications. Iyi niyo miti abantu benshi batazi ariko ikoreshwa cyane kuri ubu bubabare bwa sciatica, ubu bubabare bumanuka mu itako bukagera mu birenge. Iyi miti rero irangwa no kugabanya kwa gutwikwa cyangwa se wa muriro wumvaga mu birenge no mu itako. Ikindi kandi iyi miti ya nerve pain medication igabanya gutitira ndetse ikanatuma wa mwakura wawe utuza, usa n'ugabanya nyine bwa bubabare wari ufite uri kugutera. Iyi miti yo navuga yuko itangwa gusa n'umuganga, ntabwo wayigura ahantu hose wishakiye. Oya, itangwa gusa n'umuganga. Indi miti
Iza ku mwanya wa kane ni imiti iruhura imikaya iyo bita muscle relaxant. Muscle relaxant yo ni imiti usanga ikoreshwa iyo imikaya y'itako yifashe cyane, kuko nguko twabibonye muri video zacu zatambutse, wenda ko babibonye mwabibonye. Video twatambutsemo twavugaga ku buryo ki hari igihe habaho icyitwa piriformis syndrome, cyangwa se kugenda kwikanyiza kw'iyi mitsi yo kwitako, cyane cyane umwakura, cyane cyane umukaya wa piriformis. Uwo mukaya rero ugiye ukifata ukikanyiza, bituma nyine ubangamira uyu mwakura wa sciatique, ubucamo, bigatuma rero mu by'ukuri buze kumva bwa bubabare. Iyi mitsi rero iruhuriye imikaya, cyane cyane harimo n'uwo mukaya wa piriformis, ikoreshwa cyane iyo mu gihe uwo mukaya nyine wifashe cyane cyangwa se ukaba wikomeje. Ikindi nanone iyi miti irakora cyane mu gihe nyine iyo myakura itari kubasha kugenda neza mu buryo kibukwiriye, ariko byose biturutse mu kuba iri kubangamirwa n'imikaya iyikikije. Ifasha rero mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo ni muscle relaxant, irelaxinga muscles cyangwa se iruhura ya mikaya. Iyi ni imiti ufata imikaya yawe ikaruhuka, bityo rwose ikagabanya bwa buremere bwari buri kuri wa mwakura bwatumaga ububabare bwiyongera, ndetse bugatuma nyine bunamanuka, bwaba buva mu itako bumanuka mu kuguru. Niyo mpamvu rero iyi miti ya muscle relaxant ikoreshwa mu gihe gito, kandi ishobora no gutuma usinzira mu gihe yakoreshejwe neza. Aho imiti iboneka mu Rwanda naho nabonye muhambaza cyane. Mu Rwanda imiti ya sciatica iboneka mu bitaro ndetse n'amavuriro. Muri CHK wayibona, CHIB wayibona, ndetse no muri Rwanda Military Hospital, birumvikana ni mu bitaro n'ubundi bya gisirikare naho wayibona, ubwo ni Kanombe. Ikindi ahandi hantu ushobora kuba wayisanga ni mu bitaro by'uturere, district hospitals. Uturere tuba tugiye dufite ibitaro bitandukanye, aho ngaho iyi miti mwayibona. Mboneraho no gusubiza abantu mwambazaga muti tujya ku ma health centers cyangwa se ku ma centre de santé, twajya kwivuriza nyine muri aya mavuriro y'imirenge, ugasanga baduhaye ibinini bya paracetamol, ariko ugasanga nyine ububabare buragiye bukongera bugahita bugaruka. Burya ubu burwayi akenshi cyane buvurirwa ku ma district hospitals, nyine kuri aya mavuriro y'uturere, bitewe n'uko usanga niho hari abo baganga ba physiotherapist babivura. Niyo mpamvu rero hari igihe ushobora kujya ku kigo nderabuzima ukabona nyine urabyivuje, bakaguha ibyo binini, ububabare bukagabanukamo gake, ejo bukongera bukagaruka. Ariko mu gihe wagiye ku bitaro by'akarere bashobora kugucisha mu cyuma, bityo ukabonana na muganga w'umuphysiotherapist, bakabasha kuba nyine yagufasha. Ni nayo mpamvu kuba wagenda ukajya gushakira iyi miti ku bitaro ndetse n'amavuriro ari byiza cyane, kuko banabanza kugusuzuma bakareba uko umerewe. Ikindi kandi turabizi ko hari n'abantu bakoresha amafarumasi atandukanye yemewe na leta. Muri pharmacies zemewe na leta ushobora kugenda ukagura iyi miti, ariko uburyo ki ugura iyi miti, ugomba kugura iyi miti nyine ari uko muganga yayikwandikiye, akakubwira ati ukeneye iyi miti ugomba kuyigura aha n'aha n'aha, ukamenya uburyo tugura imiti. Apana byo bindi byo kuvuga ngo ndabyutse ngiye kugura imiti, nyamara utarigeze usuzumwa na muganga atigeze kwandikira iyo miti. Ushobora kujya kugura imiti ugasanga uguze imiti itandukanye n'uburwayi ufite, ugasanga n'ubundi urayifashe nta kikumariye. Niyo mpamvu tubashishikariza kubanza kujya kwisuzumisha, noneho muganga yakwandikira iyo miti ukabona kuba wajya hehe kuyigura. Muri farumasi rero zemewe hano mu Rwanda imiti imwe n'imwe bayiguha, ariko nyine indi isaba ordonnance cyangwa se icyemezo cya muganga. Niyo mpamvu ahangaha matinze nkakubwira ngo irinde kugura imiti ku bantu ku muhanda cyangwa se ku isoko cyangwa ahandi hantu aho ariho hose, kuko imiti iba yemewe nyine n'iri muri farumasi zemewe na leta, kuko iba yasuzumishijwe mu buziranenge, barebye niba yujuje ibisabwa, ndetse n'abantu bayiguha bakaba ari abantu babyigiye babisobanukiwe, bazi neza ngo baguhaye iyi miti kubera ibintu ibi n'ibi ngibi bikubangamira, kandi bitewe n'impamvu izi n'izi igiye kubikosora mu mubiri. Ikosa abantu benshi rero bakora burya ni ugufata imiti ariko bakibagirwa imyitozo, cyangwa se bakibagirwa serivisi za physiotherapy, serivisi z'ubugororangingo, serivisi za kiné. Izi ni serivisi zifasha cyane kuri ubu burwayi bwa sciatica, kuko n'ubundi zituma umubiri wongera kwikora mu mwanya mwiza, cyane ko n'ubundi urwara sciatica kubera yuko umubiri utari mu mwanya mwiza. Maybe ni imikaya yabangamiye imyakura, icya kabiri ni disc ishobora kuba yabangamiye imyakura,
Icya gatatu ni mu gihe ushobora kuba wicaye ukabangamira imyakura. Birumvikana ko rero ibyo ngibyo imiti ishobora kugufasha kugabanya ubwo bubabare ako kanya, ariko ntabwo ikuraho ikibazo nyirizina. Niyo mpamvu gukora imyitozo ya physiotherapy ni ingenzi cyane. Kwicara nabi ukabyirinda, ukihanganira ububabare mu by'ukuri mu gihe ubufite, ariko ukagerageza kubukoresha. Ntugire ububabare ngo wicare gusa ngo uvuge ngo kuko ndi kubabara ngiye guhagarara, kuko iyo uhagaze bituma ya mikaya yawe noneho ishobora kugenda ikaba yafata cyane, cyangwa se ikaba yagenda igatakaza imbaraga cyane. Rimwe na rimwe bikaba byanakuviramo pararize, ugasanga ukuguru kwawe ntigukora, cyangwa se ugasanga mu by'ukuri bikugezeho ubundi burwayi utatekerezaga. Niyo mpamvu rero nkushishikariza kuba wakombayininga ibi bintu bibiri byombi. Mu gihe muganga yagusuzumye akabona ko wenda ufite ububabare buri hejuru, araguhereza iyi miti ibigufasha, ariko kandi anakwandikire serivisi za physiotherapy zigufasha gukora iyo myitozo mu buryo bworoshye, kugira ngo ububabare bwawe bwose bubashe kuba bwashiraho ubugende, ntibujye bwongera ngo bugaruke. Ariko mu gihe ufashe imiti gusa, ntukore imyitozo n'undi ya physiotherapy, ntukore n'ubundi inama zitandukanye bakugira, n'ubundi wisanga bwa bubabare bwagiye uyu munsi, ejo bukongera bukaba bwagaruka. Abavandimwe rero, ngana ku musozo, reka mbivuge mu buryo bwimbitse kandi bunasobanutse. Nta muti n'umwe uvura sciatica burundu. Niyo mpamvu iyo miti yose nakubwiraga igabanya ububabare biri short term cyangwa se by'igihe gitoya, ariko iyo wongeye imyitozo ya physiotherapy ukongeraho inama za physiotherapy, bigufasha kuba wasubiza umubiri wawe mu mwanya mwiza, ndetse ukongera ugakira, ukaba wamera neza. Niyo mpamvu nkubwira ngo physiotherapy, imyitozo, guhindura uko wicara ndetse n'uko ukora akazi kawe ka buri munsi, no kumenya impamvu nyakuri igutera ubwo bubabare, kugira ngo ukore buri kimwe cyose cyatuma iyo mpamvu iboneka. Ibyo nibyo bigufasha gukira sciatica neza. Kuri Physio Rwanda turakomeza kubigisha uko mushobora kwivuza, ariko mu by'ukuri atari uguhora muvuga ngo turanywa imiti, ariko tutazi impamvu tugomba kuyifata. Cyane ko izi ndwara twibandaho ni indwara z'imitsi, ni indwara z'imikaya, ni indwara z'amagufwa. Uba usanga kugira ngo buri kimwe cyose cyongere kigaruke mu mwanya mwiza, bisaba ko kigomba kuba kiri gukoreshwa akazi n'ubundi gisanzwe gikora mu buzima busanzwe iyo umuntu atararwara. Ndizera ko wamaze gukanda subscribe. Niba utarabikora bikore nonaha, kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zacu zitandukanye, aho mbasobanurira byinshi ibigaruka n'ubundi ku buzima.